ese muri cyagaka wamaze kugera mu irembo, ese wamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mesaje ya kabiri irakubwira ngo wahamagariwe kujya mu birura, wahamagariwe kujya mu masega. Ese k'Imana yaguhamagaye ko yabuze abakozi, k'ibisahurwa ari byinshi abasahuzi bakaba bake, kuki Imana ikivuga ngo ni bake kandi n'ubugutume muri benshi? Isuzume uhindukire ugende uko Imana igushaka. Imana yakuntumye ngo mbikubwire, ntabwo mvuze amazina yawe, ariko niwiyumva umenye ko ari wowe ubwite. Naje kukubwira wowe uzanyumvira umuvugabutumwa, wowe uzanyumvira umuhanuzi, wowe uzanyumvira umukozi w'Imana. Naje kukubwira ngo icyo wahawe inkota, kandi akamaro k'inkota ni ukuzoba, ni ugutikura, ni ukwangiza, ugasenya utuntu twubatswe n'abadayimoni. Iyi nama irebye nabi amasiga yishwanya gusa. Irinde umenye uko ugenda, kuko Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Nawe ufite ikibazo ucunge n'ijambo, wakire kubohoka, kuko Imana ije kubohora abantu. Amazina ni Evangeliste Samuel Abayisenga, uzwi ku izina Sam TV. Ndabashuhuje rero aho baherereye hose, kandi ndacyari wa wundi, ndacyari inshuti yabo, ndacyavuga Imana, nta kindi nje kuvuga. Reka dusenge. Mana Data, Imana yera, Imana ikiranuka, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye ndaguhimbaje kuri Imana yumva kandi igakora. Wavuganye nanjye yuko Data nzakuvugira, none bibaye ngombwa ko umwanya ugeraho ko kuvugira. Sengera abantu bose bazaba barankurikira, nanjye ubwanjye ndisengeye, unyuzuze imbaraga z'Umwuka Wera, kandi wuzuze imbaraga n'umbaza n'unganiriza, ndetse n'abandi bose bateze amatwi babashe kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe ni inkota. Reka rero nk'uko wamaye kurivuga unshoboze kurivuga kandi umagarareho, kandi umugisha ababyumva n'abazabyumva bose, ndetse uyu mwanya n'umunyamakuru nkurikiranye umurusheho kumwagurira imbago, kandi umushoboze ibyo mbasha kuvuga bihindura imitima y'abantu, ubikoreye kwibasha mu izina rya Kristo, amen. Mfite message ebyiri. Message ya mbere mfite nibwira abantu yuko Yesu ari we rembo, nta winjira nta usohoka, irembo rirahari. Irembo nta rindi nje kuvuga, ni Kristo niwe nje kuvuga. Icya kabiri ni ukubwira abantu batumye n'Imana, bahamagawe n'Imana, ko mubo Yesu yahamagaye, Yesu aguhamagara, nje kukwibutsa misiyo yatumye aguhamagara. Nibyo bibiri tugiye kuganiraho, nizo message Imana ashyize ku mutima wanjye, n'izindi raza kuma ndazibaha, ariko izo nazanye ni izo ngizo. Reka tujye mu ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Ndebera Yosuwa 6:1. Yosuwa 6:1, unsomera umurongo wonyine. Yosuwa 6:1. Yosuwa 6:1. Kadusoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibwira Yosuwa uburyo bazenguruka Yeriko. Yeriko hari hacinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Bibiliya tubwiye ngo Yeriko hari hacinze cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Mu magambo make, Yeriko bari bafite amakuru y'Abisiraheli. Nshatse kukubwira aho nkurikiranye, abakugwanya, ibikugenza bifite amakuru y'uwuriwe n'icyo uri cyo. Njyewe Samuel bingwanya n'ibingenza bifite amakuru y'uwo ndiwe n'icyo ndicyo. Yeriko ngo hari hakinze, nta winjiraga nta n'uwasohokaga kuko batinyaga Abisiraheli. Nta winjira nta usohoka, irembo rirahari. Iyo Yeriko yari ifunze, kandi ntago Yeriko yifunze. Yeriko yafunzwe n'abantu, kandi ifungwa n'abantu kuko abantu bari bafite amakuru y'uko y'Abisiraheli.
bari bakingiranye abisirayeli kugira ngo bataza kwinjira muri Yeriko, bakinjira mu gihugu cy'isezerano Imana yabahaye. Ongera unsomere. basubiremo. Umutwe ureke. Yego. Yeriko haravuze ngo ni 6:1. i Yeriko hari hakinzwe cyane. I Yeriko hari hakinzwe cyane burekeye aho. Ni ukuvuga ngo i Yeriko hari hakinzwe cyane. Ibyo urwana nabyo, ibyo uhura nabyo birakomeye, ndetse n'abarozi bakuroga barakinze cyane ku buryo kumena umutamenwa wabo wo kugira ngo winjire mu masezerano yawe bigoye. Bibiliya tubwiye ngo Yeriko hari hakinzwe cyane. Ntabwo Yeriko hakinzwe cyane bidafite impamvu. Iyo mpamvu niyo ngiye gusesengura. Yeriko hakinzwe cyane kubera ko ab'i Yeriko kuko batinyaga Abisiraheli. Yego. Nta kindi cyabateye gutinya Abisiraheli. Batinya Abisiraheli kuko bari bafite amakuru. Umva nepo, ibikurwanya bifite amakuru ku buzima bwawe. Intambara turwana, abo turwana nabo bafite amakuru, baratuzi neza. Komeza. Nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Nta muntu wari wemerewe gusohoka muri Yeriko, nta n'umuntu wari wemerewe kwinjira muri Yeriko. Icyo bakoze, mwibuke ko igihe Yosuwa yoherezaga abatasi, igihe boherezaga abatasi ba Mose na ba Yosuwa bari mu butayu, bamaze kuhagera bamenya amakuru ko babinjiranye. Bamaze kumenya amakuru ko babinjiranye, Imana ikoresha maraya Rahabu. Urabuhawe kubera ko Yesu aje ari irembo ryo kwinjiramo. Mbere na mbere yuko winjira muri Yeriko yawe, urabanza winjiye muri Yesu. Niwinjira muri Yesu, Yesu amena Yeriko iri ku buzima bwawe, ubundi ubashe kwinjiramo. Nawe winjira nawe usohoka. Irembo rigize ute? Irembo rirahari, kandi irembo rihari nta rindi rembo, ni Yesu Kristo. Yesu yavuze nguki? Yavuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Aratubwiye ngo ninjye rembo, umuntu ninjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona amuguri. Haleluya. Amen. Icyo ni igice cya mbere turiho cya mesaje nababwiye. Ugiye guhabwa uburenganzira bukwinjiza aho wananiwe kwinjira. Ugiye guhabwa uburenganzira bugusohora aho wananiwe gusohoka. Ariko kugira ngo uhinjire, urasabwa kuba muri Yesu, urasabwa kwinjira muri Yesu. Yesu akayobora ubuzima bwawe, akayobora ubugingo bwawe, akakubera umwami n'umukiza. Niba yakubereye umwami n'umukiza, icyo usabwa ni ukumwizera, ubundi agahirika Yeriko iri ku buzima bwawe. Hari aho utabashaga kwinjira, ugiye kuhinjira kubera ko Yesu yakubereye irembo. Hari aho utabashaga gusohoka, ugiye kuhasohoka kubera ko Yesu yakubereye irembo. I Yeriko hari hakize, nta winjiraga, nta n'uwasohokaga. Ngo kubera iki nepo? Ngo kubera ko batinyaga iki? Abisiraheli. Nubwo bakurwanya ariko baragutinya, nubwo bakugenza ariko baragutinya, nubwo baguhagurukiye ariko baragutinya. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, iyo winjiye muri Yesu Kristo ugira igitinyiro. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu n'umwe yabasha kubagira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Amin. Igitinyiro cy'Imana cyaba ku buzima bwawe. Nepo iyo winjiye muri Yesu igumire no gusa. Igitinyiro cy'Imana kiri ku buzima bwawe. Bakurwanya bagira ute? Ntabwo bazagushobora. Iyo Imana yaguhaye igitinyiro, abantu barakugwanya bigafata ubusa, abantu barakugenda bigafata ubusa, kubera ko igitinyiro cy'Imana cyageze ku buzima bwawe. Haleluya. Kizana n'igikundiro, abantu bakagukunda. Ariko icyo umuntu asabwa ni ukwinjira muri Yesu. Ab'i Yeriko batinyaga Abisiraheli, bari bafite Yeriko ikomeye, barayikinga, bari bazi ko baheranye Abisiraheli babahejeje inyuma, ariko kuko Imana yari iri mu Bisiraheli. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana
Imana irinda Abisiraheli ihorere masoni sinzira. Haleluya. Abisiraheli bari bafite igitinyiro, Abiyeriko barikingirana nepo, barikingirana, bafashe Yeriko bayishyira ku buzima bwawe, bafashe Yeriko bayishyira ku buzima bwanjye, bumva ko nazinjiye muri Kanani, ariko nuko Uwiteka avugana agiye kumena Yeriko iri ku buzima bwawe. Winjire mu mugisha wawe, topezevo, winjire mu mugabane wawe, winjire muri gakondo yawe. Avuze mu kinepo ngo nigeremo, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke, azabona ubu. 22 mu migani kandi muwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano icyambere n'ubukire, icyubahiro kabiri, ubugingo gatatu. Ntabwo ubugingo ari ubwa mbere, ubugingo ni ubwa gatatu, kuko nta muntu ubona ubugingo akiri ku isi. Tuzabona ubugingo ku iherezo. Iyo dusenga, iyo tubana n'Imana, turirinda kugira ngo dutakaze ubugingo twemerewe, turaburinda, tuburindisha gukiranuka. Naje kukubwira wowe uzanyumvira umuvugabutumwa, wowe uzanyumvira umuhanuzi, wowe uzanyumvira umukozi w'Imana, naje kukubwira ngo icyo wahawe inkota, kandi akamaro k'inkota ni ukuzomba, ni ugutikura, ni ukwangiza, ugasenya utuzu twubatswe n'abadayimoni. Iyi nama irebye nabi, amasiga yishwanya gusa. Irinde umenye uko ugenda, kuko Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Nawe ufite ikibazo ucunge n'ijambo, wakire kubohoka, wakire kubohoka, kuko Imana ije kubohora abantu. Mbere mutumye umeze nk'umwana w'intama hagati y'amasega, si uko nawe ko amasega ari wowe, ni isaha mwamwe y'amabuye, ariko nzi ko Imana iri kumwe nanjye kandi irandinda, kandi nawe irakurinda. Ariko Imana igutuma umeze nk'umwana w'intama hagati y'amasega. Abantu kera dufite Imana yaduhamagara, Imana iraza kuduhamagara tukareba abantu tukumva ni inama. Nureba umuntu wese ujya umubonamo isega, nugira amahirwe azaba inama, kuko Imana yatubwiye ihamagara umukozi w'Imana. Imana yarambwiye ngo muhaye inkota. Ibi ni ijambo ry'Imana mfite, ni inkota, ni inkota nepo. Abashumba Imana yabahaye inkoni. Hari umumaro w'inkoni, hari umumaro w'inkota. Umumaro w'inkota, inkota iracumita igahinguranya mu magufwa no mu isukuru. Ijambo ry'Imana ni inkota. Aho kubagira baga, aho komora iromora. Ariko ikintu abantu dufite ikibazo, urire kuvuga ngo yakuvuga, impamvu yakuvuga ukagira ikibazo, ntabwo wasobanukiwe yuko Imana yagutumye mu masega, kandi yagutumye guhindura amasega n'ab'intama. Nta kintu Imana iduhamagariye ni ukujya tubwiza n'ubutumwa bwiza, abari amasega bahinduka intama. Abatasi bageze mwa kiriya gihugu cya Yeriko, bageze muri Yeriko, abatasi barahageze. Rahabu wari ikirura, Rahabu wari isega, ahinduka intama. Icyo Imana igushakaho, igutumye mu masega, igutumye uri intama, ariko igutumye mu masega. Naje kukubwira wowe uzanyumvira umuvugabutumwa, wowe uzanyumvira umuhanuzi, wowe uzanyumvira umukozi w'Imana, naje kukubwira ngo icyo wahawe inkota, kandi akamaro k'inkota ni ukuzomba, ni ugutikura, ni ukwangiza, ugasenya utuzu twubatswe n'abadayimoni, ugasenya imbaraga z'abadayimoni. Kuko icyo Imana yaguhamagariye gusenya, kurimbura no kubaka. Ibyo gusenya tubisenya,
ibyo kurimbura tubirimbure, ibyo kubaka tubyubake, kuko iri jambo ry'Imana twahawe. Imana izakubaza icyo yariguhereye, Imana izakubaza wowe pasiteri, Imana izabikubaza muhanuzi, Imana izabikubaza muvugabutumwa, izabikubaza ese ko Imana yaguhaye inama uzifasha ute? Imana yagutumye mu masega irakubwira ngo ugende uhindura amasega ahinduka inama. Ese ugeze uhindura abantu cyangwa uri kurushaho kubagira ibirura? Ese aho nturi ikirura cyaje mu nama kiri kujya inama cyangiza inama? Nakubwiye ntushake wihane. Imana irababaye, Uwiteka arababaye, afite agahinda kandi ababajwe n'abo yahamagaye, ababajwe n'abo yatoranyije. Yabaye itarano bazikoresha nabi, barazicuruza bishakira indabo. Ariko aka kanya Uwiteka yakubwiye ngo hindukira, hindukira, yamvanye kirere kugira ngo uze nkubwire ngo uhindukire uve mu byo wari urimo, kuko Imana iragukeneye. Wivangura utwite runaka, ushaka kuba posta, ushaka kuba bishop, ushaka kuba umuhanuzi, ushaka kuba umuririmbyi, Uwiteka aragukeneye, aragukeneye. Ongera inama, ongera ugende uko yaguhamagaye. Sobanukirwa ko Imana iguhamagara yagutumye mu birura, yagutumye mu masega, kandi umenye ko iyi nama irebye nabi amasega yayishwanya gusa. Irinde umenye uko ugenda, kuko Imana iragushaka. Niba uri mu kazi, niba uri ku gisasiro ufata aho urwaye, kuko tugiye gusenga Imana, kuko Imana ije kubohora kandi ije gukora. Reka dusenge Imana. Imana Data, Imana yera kandi Imana ikiranuka, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Ngushimiye ko wabanye nanjye mu masomo yose nagiye niga, ukaba ugiye kumpa kurangiza amahoro, kandi ngushimiye ko wandinze ukangeza muri mujyi amahoro. Ngushimiye kubw'abana bawe babashije kumvira ijambo. Ndasenga ngo umuntu wese uzaryumva uzahindura amateka y'ubuzima bwe. Ndasenga ngo umuntu wese uzaryumva akaryumvira uzakore nk'Imana ku buzima bwe. Ndasenga ngo umuntu wese uzaryumva uzasubiza icyifuzo azaba afite cyose, uzahindura ibyanze guhinduka, kandi ukomeze guha umugisha Data umuvandimwe wacu Nepo, ukomeze kumuha umugisha iki kinyamakuru cye, ukomeze kugiha umugisha wo kujya gutera imbere, kandi imishinga yose n'ibiteganya byose ubihe umugisha, kandi icyubahiro cyawe kimubeho, ikuzo ryawe rimubeho, ndetse umwubahishe, wubahishe n'abazamurikira bose. Data nyir'ingabo, iri jambo rishyiremo ububasha, urishyiremo ubushobozi, uzaryumva. Nagiye numva ubuhamya mu byigisho nigishije bimaze umwaka urenga, njya numva abantu bamamagara, hari n'uwamamagaye uyu munsi ambwira ko hari icyo yakoze ku buzima bwe. Reka rero abazaryumva bose uhereye none ukageza iteka ryose ubuzima bwabo buzahinduke. Data uzabaho ubuhamya nk'uko wagiye ubuha abaryumvishe. Data nasenze, reka ubagwize Data, bazagwira umubare, bazabe benshi, tuzafatanya gushima ubwo uzabitegura. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wakoze, amen.